Nongeye kubashimira mwese mudukurikirana kuri Music House GH. Ndi hano kugira ngo twigane gucuranga guitar. Ubushize twize uburyo bafata do na re, kuko ndi gushaka kubigisha mu buryo bwiza kandi buri clear cyangwa se bugaragara neza. So reka rero twigira hamwe uburyo kibacuranga inota rya so n'inota rya mi. Ubu turi muri music, sibyo? Mukurikire cyane, biri very simple. Yakoze gitari yawe nizere ko ituninze. Umuryo wa mbere uba uri kuvuga urya, wa kabiri urya, wa mbere urya. Twumve ko imiryaci imeze neza. Uyu ni uwa mbere. Niba utari kuvuga urya, hindura uwushyireho hano kubyo bivuga urya. Wa kabiri nizere ko uri kuvuga urya. Niba utari kuvuga urya, hindura kubyo bivuga urya. Uyu ni uwa kabiri. Umuryo wa gatatu uvuga urya, hindura niba bitari kuvuga uri. Ushobora nko gusanga uri kuvuga urya, ushobora nko gusanga uri kuvuga urya, ntabwo ari ibyo. Hindura uvuga urya, uvuga urya, sibyo? Noneho umurya wa gatatu uba uri kuvuga urya. Umurya wa kane uvuga urya. Umurya wa gatanu uba uri kuvuga urya. Umurya wa gatandatu sibyo? Rero tudatinze reka mbere kubwo buryo bacurangamo so. Ndabereka so, nindangiza mbereke na mi. Ayo manota gusa, sibyo? Ndabereka uburyo bacuranga, tuzatwiga abiri. Ndabereka uburyo bacuranga so ndetse n'uburyo bacuranga mi. So ndetse na mi, sibyo? So ndetse na mi. Reka rero mbere kubyo babicuranga. Twa dutoki twacu, agatoki ka mbere, aka kabiri, aka gatatu, aka kane, sibyo? Kwa kundi ufata gutya narabiberetse, undi kubigisha ufata do na re urya, sibyo? Reka nifashishe indi second camera kugira ngo mubibone kurushaho. Ibyo urya so ndetse na mi, so na mi, sibyo? Ubwo no kuvuga ufata umurya wa gatatu muri reka turetse mi, reka dore kuri so. Ufata umurya wa kabiri, umurya wa gatanu, kuko ni umurya wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Ugafata uvuga kano gatoki ntacyo gafata, uhera ku murya ku gatoki ka kabiri, ni kuhera kano ntacyo gafata, ahubwo wafataga ariko kaza kagafata, sibyo? Aka nako kagafata umurya wa gatandatu wa nyuma, ni ukuvuga naha na kano ntacyo kaba gafashe. Aka ngaka ko karaza kagafata kano karya kabanza, ayibonye? Ikindi ho nta gukora urya, bica byakuvuna, aho gufata uryaho, sibyo? Kora ikinyuranyo cya do ho twabonye kugira urya udafata urya, aho gufata urya. Mu gihe hano ntugira urya, aho gufata urya, sibyo? Kubibona? Niko uba ufashe so yacu ugasigamo wa mwanya, abonye wa mwanya urimo hagati. Very simple. So mu gihe miyo uraza ugafata aha umurya wa gatatu, kuko uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Muri kaze ya mbere aka kaza gafata umurya wa gatanu,
muri kazi ya kabiri, kano kagafata umurya wa kane muri kazi ya kabiri urya. Sibyo urya. Sort, tugarutse kuri sort. Umurya wa gatanu kuko wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Ndahise kano kagafata aha ku murya wa gatandatu kuko ni uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu. Akagafata hano. Sibyo? Nibayita sort. Sort rero ariko aho igigorera abantu no gufata kano gatoki. Hari igihe afata utya akajya yumva biri kumera utya. Sibyo? Bisaba kugenda witoza, ukagenda ukamenyereza ukageraho ukakamenyera akajya gafata utya. Ureka abanza kubita kamera utya. Akajya kanga. Kini inzara muzice, nanjye mfite inzara ariko ngomba kuzica kuko njye mbimenyereye ntago zimbangamira cyane ko ku muntu ukiri kwiga bisaba ko inzara aba yaziciye neza. Yo nurya. Ntago ukagira urya. Ukagira utya ahubwo. Ni sort. Hano aha na ukagifata umurya ku wundi. Reka dore ku murya wa mbere wafashe sort, fata sort yawe. Tugiye guhera ku murya wa mbere twumve kuvuga. Kumva ko nturi kuvuga kuko ntago natsindagiye cyane, kantsindagire. Ako ntago bikiri kuvuga. Kubera iki nahinyemo nabi, ntago ndi gufatisha kano gatipu hano hejuru. Rero reka mfate neza kandi ntsindagire umva. Umurya wa mbere, sibyo? Umurya wa kabiri kumva kuri kuvuga. Ariko hari igihe usanga utari kuvuga ukajivuga uti. Impamvu nuko ururwara mba naruzamuye hejuru ukajya rukora ku murya wa kabiri kandi ntabwo rugomba gukora ku murya wa mbere wonyine gusa. Uburyo wa kabiri nawe uvuga. Uwa kabiri mbese nta kintu kiba gifasheho namba. N'uwa mbere, n'uwa kabiri, n'umurya wa mbere, n'umurya wa kabiri. Biri kuvuga utyo? Biri kuvuga utyo dukomeze tujya ku murya wa gatatu. Umurya wa gatatu umurya wa gatatu n'uyu. Wo akenshi nta kiwubangamira kuri sort. Tujye ku murya wa kane. Umurya wa kane ugomba kuvuga utyo. Ariko hari igihe wumva uri kuvuga utyo. Impamvu nuko kano gatoki ka kabiri gafashe umurya wa gatanu, hari igihe umubiri wako wo hasi ubangama ukajya ukora ku murya wa kane. Icyo rero urahinamo kurushaho. Ntibimere utya ahubwo ugahinaho kurushaho. Ku buryo umubiri wo hasi utaza gukora ku murya wa kane. Ibyo bikavuga utya, sibyo? Twongere twumve ku murya wa mbere wo hasi ukiri kuvuga. Niba utari kuvuga ukora ibyo nakubwiye, utsindagire cyane kandi ntuhinamo agatoki ntabwo cyangwa ugahine mu sibyo? Ndabizi biri kukugora ariko you try, keep on trying, biraza gukunda. Umurya wa kabiri, umurya wa gatatu, n'umurya wa kane, umurya wa gatanu. Umurya wa gatanu ushobora kumva uri kuvuga utya. Impamvu nuko kano gatoki kacu ntabwo tuba twagatsindagiye cyane ngo ugafate umurya wa gatanu ukawukomeza. Sibyo? Ugafata utya gatsindagire cyane ugafata umurya wa gatanu. Cyangwa se uyu mubiri akano gafashe umurya wa gatandatu gashobora kuba uyu mubiri wo hasi uri gukora ku murya wa gatanu bikajya bibangama, nitwumvire hano ahubwo tukumva uyu mubiri uri gukora gutyo. Impamvu nako ugahinamo hano hakabonekamo umwanya, sibyo? Umurya wa gatandatu. Abibonye biri very simple. Iyi ni sort. Reka tugiye gufata mi, sibyo? Mi yacu nayo biroroshye. Twabonye ko sort duhera kuri aka gatoki kandi ntacyo gafata. Dufata uri kandi cyo ntacyo kaba gafashe, sibyo? Sort kuri miho aka niko kadafata. Utundi dusigaye turafata, sibyo? Ni ukuvuga kano karaza kagafata umurya wa gatatu, urabara umurya wa mbere, umurya wa kabiri, umurya wa gatatu muri kazi ya mbere. Ntago ari muri kazi ya kabiri cyangwa iya gatatu, ni muri kazi ya mbere. Mbere y'aka kuma, sibyo? Umurya wa gatatu, umurya wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Kano kakaza kagafata umurya wa gatanu. No kuvuga kano gafashe wa gatatu,
kano gatarutse uwa kane kifatira uwa gatanu, ahubwo kumwe akaba ariko kaza gufata uwa kane, byombi ibi muri kazi ya kabiri, sibyo? Ntabwo ari gutya cyangwa gutya, nimo hano muri kazi ya kabiri, mbere y'aka kuma, nyuma y'aka kuma ndetse na mbere y'aka, sibyo? Niyo bita mi, mu cyongereza bayita i, mu gihe soho mu cyongereza bayita g. Tujya bavuga ati ngo G note, ujye umenya ko ari soho. Niyo bavuze ati ngo I, ujye umenya ko ari mi. Umurya wa gatatu, umurya wa gatanu, umurya wa kane. Ikindi ugatsindagira cyane. Iri nota riri mu manota yoroha. Utsindagira. Iyo utatsindagira bivuga gutya. Tsindagira. Ujye ukubita umurya wa gatandatu. Kuvuga neza, umurya wa gatanu, umurya wa kane, umurya wa gatatu, kuma ko byarivugitse nayo koko ntatsindagira, cyangwa se izi nyama zikaba ziri kubangama. Nongere mbibutse, ugomba gukoresha ushoboye ku buryo ki hantu izi mpera z'ukuboko zifata ku murya nyine zigomba gufataho. Inyama yo hasi ntibeshye ngifate kundi murya wo hasi utaza kubangama, kuko kitari yubanga umurya ntuvuga, bisaba ngo ubu udakozweho namba cyangwa ukozweho ubutsindagiye cyane, sibyo? Niyo bita mi, muyitozereho cyane, biri very simple. Mi yacu ire twarayize, do twarayize, so niyo twaje kwiga ndetse na mi twaje kwiga amanota ane, sibyo? So ugomba gukora imyitozo ukabimenya, hari igihe ukora ukajya ukabikubita gutya, gerageza utsindagire cyane, ikindi urebe ko za nyama zitari kubangama zikaba ziri gukora. Nk'urugero ushobora gukora utya ukajya usanga iyi nyama yo hasi iri gukoraho hano, kandi ntibigomba gukoraho, sibyo? Gusa nanjye kuko mfite inzara ntabwo ari byiza cyane, ariko nta kibazo, we ntutunge inzara ujye tuzica. So nibikora amanota yawe ukaba uri kuyafata neza. Twize so, twize na mi, biri gusya gutya kugira ngo uve kuri gufata neza, sibyo? So nibyo ya munyu byo kibacuranga so na do, mukomeze so na mi, twitoze, sibyo? Ubisubiremo birakugora ariko birashoboka. Mukore subscribe, share na comment, naho gutaha. May God bless you. Bye bye.